Pon, tan, 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 tiki tan, 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 tiki tan. Digo, tiki pam, 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 piki pam. Umukobwa mwiza cyane na mubona. Nkumfatiye ubusambo nkamushyira njye mu mago nkumva kandi twe twabana ubuzima bwacu pam pam pam. Se yakako yabaye umusirikare akarwana Nzovu nawe akaba umutetsi we wakoze iki? Njye cyo nakoze oya yakangwa yabaye iki? Yabaye umusirikare nararwana arwanira igihugu yego noneho Nzovu nawe aho umutetsi ari kuri international atekera abaminisitiri bamwe na bamwe we wakoze iki? Njyewe nakoze ikintu njye na dote nanjye njye si binawukoreraga yakamwana yari umusirikare yako nanjye nadodaga inkweto zabo ya numva njye no mukurudoniye navuraga abantu njye bundi nyine urumva nayo mukankanga ngo ndote inkweto hanyuma nanjye nkagira ikintu numva njye ikintu nakoze igikorwa nakoze no kudodera abantu makweto narazidoze ndazidoda yebana n'isanda cyazidoda none se hano mu Rwanda wemereye ihe kipe y'umupira w'amaguru nemera Amavubi Amavubi abakinyi bayo 11 urabazi babanza naga 11 n'abakinyi 200 ubona abakinyi 11 baracyabaho sahubwo ubu babaye 200 kuko ngo baragutse cyane kuko urumva twara nyuma yuko ibintu cyose dukora ubuvugizi bamanuke no twaragiye tugura abakinyi bahindutse 100 Asante sana reka tusuze kandi tubifurize kumirwa neza aho uri hose niba ukurikira cyangwa se ugakunda Wisdom TV Rwanda turagusuhuje niba uri mu Rwanda cyangwa ukaba uri hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko ukaba ukunda Wisdom TV Rwanda by'umwihariko ukaba warakoze subscribe ukora subscribe niba utarayikora gitafu byanga bikunda umuntu hari inzozi abyirukana mu buzima bwe bwa buri munsi sibyo ni zihe nzozi we nka gitafu abyirukanye ngiye nabyirutse ndibuka turi umwana muto mu byama bitaga MIP twajyaga twicara twe turi abapeti tugafata amadebe tukaze tugakora nuza nakubita izangoma za sembari umukobwa mwiza cyane na mubona nkumfatiye ubusambo nkamushyira njye mu mago nkumva kandi twe twabana ubuzima bwacu pam 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 kandi bwo buga ko iyo ni mu mapiyano kra pa 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 ni mu mapi pam pam nagusajye no mu buraya kuko nacyo nakuburanye baby mu mapiyano nzagushyira mu pa pa none icyo gihe turampeti najyaga mfata amadebe nawe ngawa MIP tugategura tugakora nka show ngiye cyo gihe nabwo ndi MC nkavuga ni aha kano kandi tugiye kwakira umucama bita MIP dore gahita mvuga ni po MIP yagiye Uganda igira amatsone ngerekana wenda ka president nka Gitafu tukafata Gitafu yaramanutse akoma banzofu akoma wa Ekaman akoma n'abantu batandukanye bagasongara bakoma abo bose arabazimya aragije arazamuka cyane agira muri babano bakina ama comedy barenze cyane abo bose arabakoma Gitafu yavuye za Sudan za Malawi na hano hose agiye atandukanye reka tumwakire kano kanya kuri stage Gitafu ayaseya ucyo urumva nakuze ngiye mfite inzozi zibiri byaye n'ubustari cyane none se ibyo bintu urimo kuvuga ko bifite ahantu bihuriye no kuba MC urumva icyo gihe nabaga twabaga turi abapeti twateguye nese wari kuba umuhemusi kuvanga imiziki no kubyina n'iki byose nabikoraga ya MC kubyina umva navaga kuri sembari ngahita njya kuba MC hose nkabakaraga nkabashagaraza icyo gihe twamara gukora show nyuma yabyaho tukavuga ati bo teka tudehembe abanyamakuru bitwaye neza ngende umwe mu banyamakuru bahembwaga ba mbere bitwaye neza apite nk'abatama kavati cyo kora Gita urarenze kabisa none se Gita yakamwana umufata nk'iki kuri wowe yakamwana umufata nk'igihomoro umufata nk'igihomoro ku ruhande rumwe nyine n'umuci wanjye yakamwana amenya kwactinga neza yakamwana umuntu ushoboye neza ariko nyine yakamwana umufata nk'umuntu reba no muri kamera hari hanyuma Nzovu nawe mufata nk'umuntu usanzwe Nzovu ni umuntu ngaho njye navuze ni Nzovu wowe agiye uzaba inzovu njye ngaba ingona duhurira mu mazi ngagufata yewe ya Nzovu
byihorere. ariko rero ngo inyamaswa yose uko yaba imeze kose itinya inzovu. Oya buriya mu bunyamaswa ku isi zubaho ku nyamaswa ku isi zubaho mani nicyo bita ingona. Ariko ingona mani uzimurifata mani usika ingona ubugome bihagaze mani. Ingona iragufata mani ikagucamo kabiri kugira ngo emereke ibifite mani iri kwishaza ikagufata mani ikagufata nk'igice kimwe ikagishyira nkangaza Remera iwe ikagatumbagiza. Ubwo urumva atari ko nzova zakugira kandi mubwira ko njye ariko njye muri mukamufasha ibintu zamukorera. Urumva ni ingona ndeba ndavuga amateka y'ingona. None ingona ikindi gice kagifata kagishyira he wenda nka zano zanga za Chicago. Uzi kugira ni hehe? Chicago ni mu bihugu byo muri zano muri hano za Uganda za kareka ahubwo Chicago se siba mu Rwanda si igihugu cyo mu Rwanda. Chicago yo ngiyo Chicago iba mu Rwanda. Ndumva ari igihugu cyo mu Rwanda pe. Nakari nuza ari nka ni Kariseni zone. Kariseni zone. Ntabwo mbizi. Yeah. Cyangwa ni muri ka free zone. Ka free zone. Ka free zone sana ngije ba mu gihe cy'amasiporo. None se ka free zone na ka free day bitandukaniye. Nanjye aho hantu byahancangira ka free zone mba numva ari nk'ahantu nyine habi bakorera sport. Ya bakorera sport. Hanyuma ka free day. Ka free day mba numva ari nk'ahantu aho hakorerwa ibintu by'ubucuruzi habera nk'ahantu byo ma expo nyine habera ibintu by'ibitangazwa. Bya bibora bya bicuruzwa biba bizamo abanyamahanga batandukanye expo ama expo ya nese gita iyi cano wicayeho bayita gute? Iyi cano rero birasaba kugira ngo dushaka abanyabwenge cyangwa se babona ibize ibintu bya science bagire ikintu babwira abanyarwanda. Gaho reba kuri yorogire kuri mikoro yawe. Mikoro yanjye ndimo ndabona wa ngaho soma. Ubwo ni wa TV show. Ni wa TV. Hasi ni wi. Wi ugashyiraho i ugashyiraho sa ugashyiraho da na o ugashyiraho ma na ta na va. Kubisoma nabisoma gute ubwo nasoma ngo wi si da o ma na ta na va. Ngaho vuga ngo wisdom. Wisdom. Subiramo neza wisdom. Wisdom TV show. None ugiye kubivuga wihuta Rwanda show ikureho. Wisdom TV Rwanda bivuga. Wisdom TV Rwanda. Ongera Wisdom TV Rwanda. Wisdom TV Rwanda. Wisdom TV Rwanda. Wisdom TV Rwanda. Iyo wumvishe ijambo wisdom wumva risobanuye. Wisdom nyine mba numva ari igihugu cyo mu Rwanda. Ari igihugu cyo mu Rwanda. Ya wisdom cyangwa wisdom ni nko kwishyira ukizana. Ya. Wisdom ni ukwishyira ukizana. Ya. Ubu rero wishyize urizana. Wow. Ubu wishyize ahantu urabona imyotsi irimo kwacumba urabona ukuntu hahiye. Hahiye kabisa. None se Jetaf uyu munsi turi kwa kangahe? Uyu munsi ndi ku cyumweru. Uyu munsi nzi ko ndimo jya mu materaniro. Reka amateraniro ya hehe? Amateraniro ya hehe? Okay nyine koko uyu munsi mbaje ngo ni kwa kangaye urumva ku cyumweru tumenyere ka ahantu hose ku isi ari umunsi wuba uwiteka nyine ahantu hose abasabwa. Ubu ngubu uyu munsi wowe urumva ari ku cyumweru? Njye uyu munsi ndumva ari ku cyumweru. None se nkubaze Jetaf ubutinganyi urabuzi? Ubutinganyi njya mbwumvaho bafiteho n'amakuru yabyo. Ya nako mfiteho amakuru yabyo nyine information mu rurimi rw'icyongereza. Ariko information yose mu rurimi rw'icyongereza buriya information tuvuge kwa kuntu marakubwira ngese ngo ufite amakuru aho ngo ufite information si mucyo ubwo se mu ijambo ni mucyo ahubwo ni Igiswahili. Ni Igiswahili. Information ya ni mu Giswahili kanjye numvaga ari Igifaransa nako ari Icyongereza. Information amakuru yo mu Kinyarwanda. Hanyuma communication ni abantu babahuriye mu masoko bagiye nko guhaha. Communication ni bya bintu bibuza abantu b'amasoko nyine bagiye guhaha tuvuga bagiye nko kuyara nk'imineke kontre ku kinyomoro cyawe. Communication bisobanura ahantu abantu bahuriye mu masoko. None se amakuru n'itumanaho bihurira he? Itumanaho ni ukwima abantu amakuru. Hanyuma amakuru nicyo tumanaho.
sibyo se buriya ntabwo mbizi ndakubaza nyine ikibazo warumbajije ngo nari nkubajije itumanaho n'amakuru bihurira he itumanaho n'amakuru ni ukuvuga ngo itumanaho ni nk'uko wahamagara manasi ukavuga tuze kuza mutume za Remera undi akakobwa ati ariko yemera ntabwo ufite umwanya wo kuza kujyayo noneho amakuru ngo kwa kundi ujya kuri televiziyo icyo nacyo ngo yitwa Wisdom ukavuga ati kano kanya tugiye kureba amakuru kuri Wisdom habere ibiro bitandukanye Wisdom yaje gutumira icyamamare bita Gitaf imaze kumutumira aza gutumira uwo mutumirwa yaje kunywa amazi yikubita hasi amaze kwikubita hasi baje gushaka ikintu cyatumye yikubita hasi baza gusanga ari ibyishimo byamurenze ubu tuvugana ubu umukobwa yari muri serum ya ubwo nta makuru nyine avuzwe ko kamwanya urumva ni isaha y'amakuru hanyuma itumanaho ni nko kwa kundi ushobora kwicara ukavuga ati Gitaf ngende mu kazi ufite akazi kenshi reka uno mugabo mutumeho aza kugira ibintu runaka aza kunzanira none se Gitaf so umuhanzi ndi umusani ndashaka ngo aka kanya twice hano uhita uhanga indirimbo ya Wisdom ukunda R&B cyangwa ukunda hip hop njyewe iyo wakora yose hip hop nta kibazo hip hop cyangwa se bite kabisa kandi mwijwe Wisdom Wisdom cripple win yet Wisdom yego Wisdom yet Wisdom Wisdom yego Wisdom yego Wisdom ushaka kumva Wisdom umanukeho gatoya ubyuke mu gitondo kare maze ufungure cyano yawe maze ubone Wisdom ubone ibirori bito baragutwika maze ugashya maze ugacumba umuriro barazjuti bakahazimya abarwayi barabakiza impumye barazihumura ibirema bikagenda abavuga bakavuga sha ibyo byose tukabihorera Wisdom irabikora n'ugushaka no guhakana izi cyano turazizimya ibyo byose turabikora Wisdom irabikora umanuke uyisure cyane umanuke ukandele like maze bose bakubonesha ntuzibagirwe no gukora kuri ni sapu ye gripo po Wisdom gripo aywe bana yanje we hajya go subscribe bayivuga ngo ni sapu right ahubwo wumva ari nko gukora iki sapu right mano vane nko gukora ubukwe ari nko gukora igikwe gose wahatwiza ubwiye abantu ko ugiye gukora igikwe wumva uzakora igikwe nka ryari cya ubukwe njye rero banza umwe ku mazi ni ukuri ko Imana yemagoye mfite icyaka shawe icyaka si cy'inzoga ni haramu inzoga ni haramu ubundi bavuga ko nk'ibi ngibi mba nyweye ibi byose no kuri kamera nabinywa kuko ni ibintu byejejwe bro njye ndi umuzima bro nitwa Amza icyatile haramu tuvuge ugize gutyo uragiye hano za Giporoso urongoye wenda nk'akabebsi ugasanza ibyapa ugatayemo mani umpebsi yo ntago ari haramu nako ntago ari halali yo ni haramu ibintu biri halale ushatse umugore mukoze ubukwe uramurongoye ndamutekereza amarira kuzura amaso ngo warangiza mugakora ubukwe mukabirangiza wa mukobwa wamaze kumusaba wa bantu bose bateyemo ukamurongora wallahi no bwa murongora amaturo 80 ubu byemerewe bro ayo maturo wayamenye gute kandi uvuze ko tarasamba ariko ngewe abantu b'ibyamamare twe dukunda kureba n'amakuru y'ibyamamare hari igihe mbana birebye muri filimi bro njye nkunda kureba filimi ziri romantique ukunda kureba filimi ziri romantique ukunda nk'iyihe nkunda iranti hari aka filimi ni muri Spartacus harahiye Spartacus no filimi niyo season narebye cyane kangoma kabeza warayirebye yose urayiranga sana ndayireba yose ayiwe none se Gitaf nuwuhe muhanzi wemera hano mu Rwanda uragakomanze nari magoye ruhuka banza wiruhutse pe ayiwe data we kuri kayi nayenziza baba natuze da
banange katonda katonda yebazibwe banange ekyo kyogedde kituufu nnyo naye gwe nkugambye tofaayo naawe tofaayo munnange walumbajanga muhanzi ntabwo nabyibagirwa bari ideni ubu kibyibuka iryo deni ngomba kurinyishyura mu Rwanda ninde umuhanzi nkunda mu Rwanda cyangwa wenda mvugo wavuye mu kibuga utakiri mu gakino njye nkunda abantu baba underground cyane mu bahanzi ku isi nakundaga iriya gang ya Tav Gang iriya groupe yarimo abahanzi batanu mane harimo uwo bita Jay Paul hariho Kizigenza harimo uwo bita Green P harimo uwo bitaga Pifra The Great Man y'u Rwanda harimo bita Buddha man Buddha renda mwemera cyane cya gisaza ni ikiniga wakinuwe harimo n'undi mujama bitaga Noza Mafia renda ageze namuvuze ni groupe y'abantu batanu Bulldog Pifra Green P Jay Paul undi ninde Voilà Kibiriti bro Fireman we ni Kibiriti umwegero urashya wakintu aha iyo umwegereye Fireman wowe bakwegera si Kibiriti zagiri wowe bakwegera byagenda bite njyewe urumva njye nitwa Gitafu urumva kandi we bamwita Fireman nyine ni fire ni umuriro nyine ukimwegera urahiriye ariko ako ntago ari wabayaho na rimwe kubaya ni babukoba kubaya ni ukuvuga na gastafu bukobe bagenda bagafata n'iki ni ikimera bura cya kimera kiri mu bimera by'ibinyabitabire kira kinyabitabire rero abakobe bakunda kugikoresha cyane cyangwa se abagengesta bakunda kugifata ni ikinyabutabire ni kimwe mu kinyabutabire cyiza cyane gifasha abakoboyi harimo nk'abacema bashobora kuba bafite ibibazo by'ubutoma wenda yagize nk'ikibazo cya automatisme ya wenda tuvuge yakundanye n'umukobwa amubwiye ko yamwanze jama gifata ku kinyabutabire ubuzima barakomeza cya kinyabutabire rero kuva Gitafu yavuka ku isi sha man ngiye nkundana n'amaniga babikoresha tu ariko ngiye Gitafu sinjya bikoresha ukundana cyangwa urishi amajama babikoresha nje no mujama shoko nahanemo kubikorera micaye nkunda story zabo nkunda ukuntu bifunga nkunda ukuntu baba barimo kwagatumagura man ngiye kubumva gusa byo cyangwa se no ko ahantu barimo kubikorera man ndabikunda cyane ariko Gitafu sinjya mbikoresha ni nk'ikihe kintu waba waranyweyeho ukumva kideranje ubwonko bwawe ngiye bwa mbere nanyweye ikintu bita siga siga ni ikiboro kimwebwa n'abana ba kilosi babajema bya bisaza bya birara byo muri Amerika urumva man none bari abajama babasani nyine babajema babasani n'iki baba nyine babaraperi man nyine umujama yakizanye arambwa ati Gita ubundi iyi staff rice ndamwa nago ngiye staff nyize mane arambwa ati mane iboro uzayikoresha urebe ibyari byo ndamwa sa ahubwo noneho warse tukayikoresha mane nandi kubona ka baby bita Aisha ndi kumwe n'umujama bita Fred nandi kumwe n'umujama Umana idisara gari Fred aho n'umujama bita Kakso nandi kubona Kakso ndi kumwe n'andi maji yanje turagije mani barambwa ati mani wafashe kuri no bora haje twavuze nisigaye siga nyifataho maze kwifataho mani turaryama turasinzira ahantu twamaze icyumweru ya nibwo bwa mbere byabembaye ya tugisinziriye mani tugisinziriye mani nabyo kujyana byo kunywa je narose nageze mu ijuru bro ijuru ngenda ribonye akanya gatoya ese umuntu nk'iyakubwiye ngo arimo kudrivinga uba wumva akora nk'ibiki arimo kudrivinga nyine mba numva arimo gukora nka siporo umuntu kudrivinga cyangwa se nk'ama muntu uba ufite nk'ibintu afite wenda nka hoteli runaka cyangwa se afite ikintu runaka kugira akari nk'ibintu afata akabigemura yarangiza nawe bakabimugarurira ese yakako yabaye umusirikare akarwana Nzovu nawe akaba umutetsi we wakoze iki ngiye cyo nakoze oya yakango yabaye iki yabaye umusirikare nararwana arwanira igihugu yego noneho Nzovu nawe aho umutetsi ari kuri international atekera aba ministeri bamwe na bamwe we wakoze iki
njyewe nakoze ikintu njye na Dode nanjye njye si binakoreraga yakamwana yari umusirikare ariko nanjye nadodaga inkweto zabo ya numva njye na mukurudoniye navuraga abantu njye bundi nyine urumva nayo muganga ngo ndode inkweto hanyuma nanjye nkagira ikintu yumva njye ikintu nakoze igikorwa nakoze no kudodera abantu makweto narazidoze ndazidoda yebana n'isanda cyazidoda nicyo gikorwa nakoze none se hano mu Rwanda wemereye ihe kipe y'umupira w'amaguru nemera Amavubi Amavubi abakinyi bayo 11 urabazi babanza naga 11 n'abakinyi 200 ubu na abakinyi 11 baracyabaho se ahubwo ubu babaye 200 kuko ngo baragutse cyane kuko urumva nyuma yuko ibintu cyose dukora ubuvugizi bamanuke no twaragiye tugura abakinyi bahindutse 100 nabahe muheruka kugura abo duheruka kugura twaguzemo Mbappe tuguramo wa mu Kinoza uno mujama uno Chris Wizi nawe twaramuguze tuguramo babu Shido ngo twarabaguze nabo tuguramo ba Betre n'abandi bajama nyine bumva twagiye tugura abakobwa bagiye batandukanye ariko icyo twari tugamije nuko ikipe yacu nyine y'Amavubi Cristiano ntabwo Cristiano twagiye kumugura duca amafaranga menshi kuko Cristiano yadutegetse ngo twagituma amafaranga ngo 200 ngo 200 ngo bya buri cyumweru ngo by'amanyarwanda twamwate twakawe 200 twe turashaka abantu duha amadolari wala twakumva 200 ikintu twamwangiye nuko twamwangiye ko yashatse kudusuzuguza ngo twaka 200 ngo y'amanyarwanda twamwate turashaka abantu duha amadolari turangije turamwirukana ubu afite agahinda gakabije ese ni ryari mu Rwanda ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yagiye mu gikombe cya Kane si kera rakibirisi byabo naravuka hari njye mba numva ari nka za kera nka za 2 wenda na mu gihe cya Kane muri za 2017 2020 kuko urumva muri za Kane man icyo gihe mba numva ari ibintu bya kera naranavuka none se 2004 ikipe y'u Rwanda yakinye icyo gikombe 2004 ikipe y'u Rwanda yakinye igikombe cy'amahoro yakinye igikombe cy'amahoro ndakeka none se iyo wumvishije umuntu witwa Sadio Mane akora iki Sadio Mane n'umukarasi ni umuzunguzayi arazunguza yes azunguza iki okay ni umuzunguzayi nyine tukura ubuntu bustafu waba butandukanye kontre ko ifite mu kabuture hariya kontre ko dukweto twiwe hariya abatama bakoboye okay uba wumva usibye kuba nk'umuhanzi ntunadoda inkweto ikindi kintu wakora ari nk'iki ikindi kintu nakora simba umuhanzi sinadoda n'inkweto mba numva nakwactinga nakina nk'amafilimi numva nakwamamara nyine mba numva nyine bike aho twactingiremo gato akantu k'agafilime urimo nko kwactinga uri kumwe n'umukobwa ari umukunzi wawe wenda umukobwa yanciye inyuma yego kuko ngiye shaka umugore twarabanye turasezerana ndagukwa ariko mbabujwe n'ukuntu ngende ndabona none ibishu byumvikana nibyo byumvikana ngiye ahubwo ndanagukubita ngushake ngukunze nurangiza uje kuboneza abantu uje kurongora uje gukora imibonano mpuzabitsina n'abakarisa bariya no bebe urambabaza cyane mon chéri ariko ni ngufata nzaguteza abanzovu uzabuteza abanzovu bamubomoraze yewe namukomagore ariko buriya nawe ntabwo uzajya muri kuru ya nzovu okay kuru ya nzovu najyamo kuko nzovu urumva dukora akazi kameze kimwe kajya ubomora ntabwo nabimenye niba ari ibyo kubomora byo reka ntabwo uriyo iriya ndwara ni indwara mbi ni indwara buriya ni ukuvuga ngo wowe uba ubona ari ibintu biri aho byoroheje ntabwo urabona ingaruka zabaye mu kubomora urabomora nawe bakakubomora hajya azabomora bamubomora hanyuma nawe ejo azarimba ubwo abonye reka sinshobora nundekure mwana we nagufite nta buzima sinobaho ntabwo najya muri la groupe bro niyi Imana kuko urumva ndavuze ngo Mana nundekure nagufite ntabwo najya mu kubomorwa muri la groupe yo kubomora no sinshobora nzagoma kuwiteka
ya jamais je raté gatenda ariko wigeze gukora mu rusengero utazigira wibagirwa nanywereyemo isigara twari dufite kuri icyo gihe twari dufite igitaramo hahiye ubwo ndibeta kuko ngiye n'icyo gihe nacurangaga nyine urabindi ko navuze ko nakoze nyine mfite inzozi zo kugira ubwo nacurangaga agasenti ubwo mu gusohoka ndagenda nkubitamo agafari ndagakubita ndasmokinga ndamaze kugasmokinga mba ninjiye muri church bro nyinjira muri church bati toka satani bavati ntago ngende busohoke baravuga ati umuntu nkwe isigara nga apfukamira musengere ndababwana nge ntago ndi busohoke icyo gihe umugabo hari umugabo waje ufite igihe akagira amayereko cyane arasenga cyane anje afata ibintu akajya ngubita ibintu bya Bibiliya cyane avatumurira umuriro ndavuga ntago umuriro wari bumfate arankubita ndavuga ntago umuriro wari bumfate ndangije icyo gihe gusego bahita bamagarika avati wowe umuntu witayemo mana nkwe ibintu by'ubufari niki wowe uzana ibyo kumusmokinga kandi turi muri church icyo gihe cyo gute babamaye akato mani barandaburije mu rusengero ifite ama babes ne narafashe mani mu rusengero ndiniga mani barandaburiza banshyira kuri altari baravuga ati umukobwa Gitaf turakwirukanye n'umukobwa wacu nuza kumurongora muri rusengero rwacu ntago twe tuzakwemerera nako nuzashaka kurongora umukobwa wavuye mu rusengero rwacu ntago tuzakwemerera kuva ubwo nta nubwo nanahinguka yego Gitaf turimo turagana ku musozo urakoze cyane nicyo wabwira abakunzi ba Wisdom TV Rwanda Wisdom TV Rwanda icyo nababwira bagerageza gusura ino channel cyane bageze gukanda like bakande kunzogera mu mvugo z'inyarwanda bakore support niba ari support babikore nyine ibyo bintu byose babikore bagerageze nyine badusure nyine badusura icyo dukeneye nuko badusura tu none bagerageze no badashayire hajya gushayiringa bashayiringa niba no gushayiringa nibyo bintu nyine bagende babishikariza bagenzi babo hanyuma TV yacu igiye gute twese natwe dutumbagire Gitaf reka tugushimire yes wakoze kwitabira ubutumire bwa Wisdom TV n'ubutaha tuzabane yes duhaye show nziza y'umuriro harahiye duri imyotsi yacapo hazimye hashye aho dusengere rero basengere umukristo usengere mu ijwi rituje usengere abantu bifuriza umugisha ariko utifashe nk'umuntu wihebye nyine ariko buri usenze buri hari umuntu usenga agasengana amaganya ukavuga ati mana yanjye we ndababaye umwana wanjye bagurukanye ku ishuri umugabo wanjye bamwirukanye ku kazi ukabara ukavuga ati ya babo aba bose batabare ukavuga turi imana ikomeye uri imana itabara abapfakazi reka nangiye gusenga iyo example action ako yamazi ashizemo mana ukomeye mana ugira neza uri imana nyamana uri imana yaremye isi ukarema n'ijoro uri imana tuyahirengeye cyane uri imana idukunda cyane uri imana yaturemye hano ku isi kugira ngo twe tukuramye waturemeye kugira ngo tuguhimbaze imana ndashaka kuzegera aba batingaye bari hanze hano bakome bakubita inkoni nyinshi cyane bamenye kuri imana ishobora byose bana wakunze abisiraheli cyane urabarinda natwe waturinda mana uturinda ibyorezo uturinda ubutsambanyi buri hanze hano urubyiruko rurashyushye cyane ruri mu muriro abana barashyushye cyane bafite ubushyuhe barimo barakundana cyane ku macana atandukanye abana bagira gutya ugasanga umupebe arakuze mana umwana imyaka 18 atangiye kwigira iniga atangiye kwidundadunda ntago muvu ubutumwa ababyeyi babo mana turababaye cyane mana nugira ku bapfakaza ubegere mana nugira ku bana b'imihanda hari abana barari bihanda mana hari abana nugira gutya bakaraba ingwere isuku bw'ubusigara abandi bakanywa amayoga abandi bakajya mu busambanyi abandi bagakora ibidakwiriye mana barangiza mana bakarara imihanda bakarabiriza bashiki babo nabo bari mu busambanyi mana bugiye butandukanye abo basubegere mana isi ya none ikeneye imbaraga zawe mana tutagufite ntacyo twakora Jesus yaraje Herode aramwegera Herode aramuhangayikisha cyane ibyo byose kwari kugira ngo mana tuzamenye izina ryawe uko wabe Herode wamucecekesheje nibi byose wabicecekesha mana harimo ibyorezo harimo ubusambanyi harimo uburiganya harimo mana harimo abantu barimo gutitiza isi harimo mana abantu wumva ushaka kugira ngo mana udufashe utugendere natwe ubane natwe uduhe imbaraga mana uduhe kugira ngo uduhe imitima yacu ibane nawe kugira ngo twese nitugera no mu ijuru tuzamenye kuri Imana ishobora byose harahiye amina vuga ngo amina ariko ndashaka no kujya mu mavuta amina
reka njye mu buhanuzi hanyuma abana batajya bumva ibyo ababyeyi babo bababwira. sana mwakoze cyane kudukurikira ni Wisdom TV Rwanda. Reka dusubire ubutaha ni utarakora subscribe, reka tukubwire ngo kora subscribe kugira ngo tubane mu biganiro byacu by'ubutaha. G Tough wakoze cyane, reka tugushimire. Peace ku bafana. Yeah. Yes.